hano ni kuri kigo cy'Iwawa aho hari abana cyangwa se urubyiruko ruteraniye hano rumaze kubatizwa bagera urubyiruko 80 bamaze kubatizwa amazi menshi n'Itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR. Turi kumwe na pasiteri atangira twibwira akatubwira ni mpamvu ki urubyiruko rwabatijwe akadusobanura mbese muri rusange ibirebana n'uyu mubatizo wa uyu munsi urebana n'urubyiruko rwaje kugororerwa hano Iwawa. Nitwa pasiteri Twagirimana Antoine, ni ADEPR yohereje hano ku kigo cy'Iwawa bavuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi twagize umugisha wo kubatiza abana 80 n'abakirwa uyu munsi ni 50, kandi Imana ikomeje kudushyigikira ahantu twavuga ubutumwa abantu benshi bahindukira bagakorera Imana bakava hano kuri iki kirwa buzuye imbaraga z'Imana kandi bakijijwe neza. Ni muri urwo rwego rero mba ndi hano mu murimo w'Imana. Iyi gahunda y'ivugabutumwa cyangwa se yo kuza kubatiza bano bana mwayemeje mute, mwayitekerejeho mute? Icyari ururembo rwa Gisenyi abashumba barateranye bashima kunyohereza hano ku kirwa cy'Iwawa mu mwaka wa 2012 tariki 15 z'ukwa kabiri niho banyohereje hano muri uyu murimo ngo nze kuhavuga ubutumwa bwiza abantu bahindukire, kandi turukubona hari impinduka, hari ikintu gikomeye Imana iri gukora ahantu kuri iki kigo. Kuva mu 2012 no kuba muri cyabatiza mubona uru rubyiruko mu by'ukuri rwavuye hirya no hino mu byaha bitandukanye bazanwa ahangaha kugira ngo basubire ku murongo nk'urubyiruko rwitezweho ejo hazaza rw'igihugu. Mubona rwumva ruteye inyigisho mu rugenera? Aba bana rero bakunze kwakira ubutumwa bwiza kuko Yesu yabakuye ahantu hakomeye. Bari abasinzi, banywaga za kore, banywaga urumogi, bari abantu bafite ubugome bwinshi. Bamaze kugera hano muri iki kigo ngororamuco cy'Iwawa, natwe kuko Imana yari yaratwohereje ahantu bakira ubutumwa bwiza bo bari gukizwa neza, kandi namwe mwabibonye umunezero bafite ukuntu bamaze kwakira umwami Yesu n'ijambo ry'Imana bari kuryakira neza. Reka twakire na direkteri w'ahangaha ku kigo cya Iwawa, nawe atangire atwibwira amazina ye yombi n'inshingano ze muri rusange ahangaha kuri iki kigo cya Iwawa, umwe mu basanzwe bagorora cyangwa se bafite uruhare rukomeye rwo gutoza bano bana b'ejo hazaza h'igihugu. Murakoze, nitwa Bizimana Seriviriye, aba ari umuyobozi ushinzwe amasomo n'amahugurwa muri kino kigo cya Iwawa. Aba rero twishimiye umunsi kuba mufatanye na ADEPR twabashije kubatiza urubyiruko rungana gutya, urubyiruko 80, rwigishije kandi rukumva ubutumwa bwiza rugafata n'icyemezo cyo guhinduka. Urubyiruko ahangaha mu by'ukuri mwege mu rwitaho umunsi ku munsi, mubona ubundi rubayeho rute, rwumva ijambo ry'Imana rute? Urebye aba basore turera ahangaha nk'uko twemera yuko ijambo ry'Imana rishobora guhindura nayo misiyo y'iki kigo, kuko ni ikigo ngororamuco, ni ikigo cyakira urubyiruko ruba rwaranyuze mu buzima butoroshye, rwanywa ibiyobyabwenge bitandukanye, rukunze ahangaha mu ngororamuco. Mu buryo rero bwinshi dukoresha, haba ubwira inzobere mu mitekerereze mu mutwe, haba iby'ubuvuzi, haba n'imyuga tubigisha tugamije kubahindura. Bafashe rero n'icyemezo kugira ngo dukorane n'amatorero atandukanye, ntabwo ari ADEPR gusa, hari n'Abadivantiste, Abayisilamu, Zion Temple, Restoration Church, Abagatolika, abo bose baraza bakadufasha mu ivugabutumwa, kandi tukagira gahunda y'amateraniro bikurikije n'imyemerere ya buri muntu uwo ari we wese, ko tubaha uburenganzira bwo umuntu asengera mu itorero ashaka. Tubaha umwanya rero mu materaniro, tubaha umwanya wo gusenga, naho bigeraho nabo bafata umwanzuro kugira ngo babatizwe. Ni ukuvuga ko buri mwana ahangaha arisanzura, yemerewe kujya mu itorero cyangwa se mu idini yumvamo, yumva ashaka bitewe n'uko yigisha. Buri muntu wese afite umwanya
kuko na benshi bazanga n'ubundi hari abari baratangiye gusenga bakagwa ku mpamvu zitandukanye. Niyo mpamvu no muri uyu munsi turi buze kwakira bahoze ari abakristo ba ADEPR ariko bakagira ingorane bakagwa mu byaha. Ubu nabo tubuze kubakira bageze kuri uyu munsi. Turimo tugenda dusoza, ese hari umuntu ushobora kubona aba babatijwe cyangwa se akumva ngo bakishijwe bemeye kugarukira umwami Yesu Kristo, akagira ukuntu gutandukanye buri wese yabyumva? Nkamwe ni iki mushaka kubwira abantu mubaha icyizere cyangwa se mubagaragariza ukuri kose kuzuye yuko aba bana mu by'ukuri kuko baba bahindutse, mukanatwereka yuko abavuye hano hari impinduka bagize nyuma yo kuva hano? Murakoze. Dufite igihe tumaze tubikora nk'uko pasiteri yakubwiye guhera mu 2012 twigisha ijambo ry'Imana tubatiza, hari ubuhamya bwiza tugenda twakira bw'abahindutse koko. Tunabona iyo tubasuye mu mirenge y'iwabo usanga barakomeje no kuvuga ubutumwa, barakomeje gusenga, bakabifatanya no gukora no guhangira imirimo, ariko ukabona ko nacyo cyabaye ikintu kimufasha kudasubira muri ya nzira yahozemo. Ni ukuri bano bantu urubyiruko ntabwo nahagarara ku maguru yanjye abiri ngo ubwire ngo 100% barahindutse kuko no gusubira inyuma bibaho, ariko tuba dufite icyizere yuko abenshi umubare munini bazahinduka koko kandi banahindutse. Ikindi buriya kandi urugendo rw'ubukristo ni urugendo nyine ruhoraho. Iyo habayeho gusitara igihe uburyo akeburwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana, twe gusa icyo tuba twifuza ni ukugira ngo ubone ubwo bufasha, begere itorero, ikibazo afite agitura itorero imubere nk'umuryango, cyane ko hari abo dufite badafite imiryango ibareberera. Itorero naryo rikaba ryafata uwo mwanya rikafasha mu burere bwabo. Murakoze nyakubahwa Directeur. Murakoze. Twakakira na pasiteri wacu Pasiteri akatubwira kuri gahunda itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR rifitiye urubyiruko. Murakoze cyane bizera. Nitwa Pasiteri Theogene Hakuzumuremyi, abashinzwe gahunda yo kwigisha gusoma, kwandika no kubara ku bantu bakuze batagize amahirwe yo kugera mu ishuri. Natwe rero umwaka ushize nibwo twatangiye iki gikorwa kuri iki kirwa cy'Iwawa cyo gufasha aba bana ko benshi muri bo batagize amahirwe yo kugera mu mashuri asanzwe. Twatangije umurimo wo guhugura abazabigisha kandi birimo biratanga umusaruro, kuko umwaka ushize wose wa 2014 dufite abagera kuri 400 bazahabwa impamyabushobozi zabo. Ni ukuvuga ko bariga bakiga inyigisho zisanzwe zizabafasha mu buzima bwabo, haba gusoma, kwandika no kubara, barangiza bakaniga bakagishwa kuba, bakabatizwa, bakaba ibyaremwe bishya, bagahinduka icyaremwe gishya. Ni ukuvuga yuko urubyiruko mu by'ukuri ADEPR rufite gahunda ndende. Watubwira mu magambo make gahunda y'itorero urubyiruko ruri imbere hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko ku rubyiruko nk'uru nguru ruri hirya no hino rutaragera aha ngaha cyangwa se rutageze amahirwe yo kugera hano? Urabona burya gusoma, kwandika no kubara ni urufunguzo rw'ubumenyi bwinshi bunyuranye. N'izi Bibiliya babashyikirije ntabwo bashobora kuzisomera batazi gusoma no kwandika no kubara. Icyo rero nicyo kimwe murabizi mu ntego z'itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR twihaye, uyu murimo wo kurwanya ubujiji mu banyarwanda ndetse n'ahandi byaba ngombwa. Niyo mpamvu rero twashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo aba bana abataragize amahirwe yo kugira ubundi bumenyi, kugera mu mashuri asanzwe, bige gusoma, bige kwandika, bige kubara, hanyuma noneho babone uko bajya mu birebana n'imyuga itandukanye babigishiriza hano, kandi noneho bagire bisomere n'ijambo ry'Imana rishobora kubafasha mu nzira y'Imana. Ijambo ry'Imana rigaragara nk'ibishobora gutunga ubugingo bw'umuntu, birimo ibyo gutunga ubugingo bw'umuntu. Bibiliya iravuga ngo ni amata, ni ubuki, ni amazi, ni ibyo kunywa by'ubugingo. Rero nanone burya yize gusoma, akandika, akiga kubara cyangwa akiga n'iyo myuga,
ariko ntagire amahirwe yo kugendera neza mu nzira y'Imana, umumaro uba muke cyane, usanga asubiye muri bya bindi bitari byiza, ugasanga ntacyo bimumariye, ubumenyi ahawe ntacyo bumumariye, nta n'icyo bumariye igihugu muri rusange, ntacyo bumariye n'itorero. Murakoze cyane pasiteri. Murakoze cyane.